Muraho neza, nashaka kubabwira ku jambo rivuga ngo kubwira umuntu ngo mbabarira ntibisobanura ko wibeshye cyangwa se uri mu mafuti. Oya, ahubwo bisobanuye ko wubaha ubushuti bwe kurusha kuba uri umunyakuri. Rero ikindi nashaka kubabwira nti tugerageze, niba turi inshuti n'umuntu tugerageze twubahe, tugerageze twitaneho nk'inshuti. Umuntu niba ari inshuti koko twerekane igisobanuro cy'uko ari inshuti koko, umwiteho. Ushobora no kubaza umuntu ngo ukamwitaho buri kanya, ukamubaza uko bimeze. Ushobora kumubaza umuntu uko yiriwe, uko umunsi we wagenze, uko niba yanariye. Abantu benshi hano barimo kurwana n'agahinda muri bo, barimo kurwana n'intambara y'agahinda ya depresiyo muri bo, kubera kwanga gucibwa urubanza, kwanga kutumva, kwanga kubegeza hirya. Umuntu baranga ashobora kukubwira ukamucira urubanza, aranga ko ushobora kukubwira ntumwumve n'ubundi akumva arimo kuruhira ubusa, aranga ko ushobora kumubwira ukamwegezayo n'inshuti yawe, ukamwegezayo. Nicyo kintu barimo kwanga nk'inshuti. Ahubwo tugerageze twite ku nshuti, tumubaze. Iyi generasiyo yacu yishwe n'agahinda gakabije. Agahinda kari muri generasiyo yacu ni kenshi cyane. Umuntu mo imbere aba arimo ufite agahinda, arimo kurwana nako, arimo kurwana n'intambara nayo, ariko inyuma akahisha inyuma, afite amablage jokes akazigaragaza inyuma, cyangwa se kunywa inzoga se, cyangwa se kunywa urumogi se, cyangwa se akanabihishisha postinga amamemezi, kugira ngo mo imbere arababaye, ariko inyuma ntabwo wabibona. Inyuma arakwereka gutyo kugira ngo nyine adacibwa urubanza, adahura n'ibyo bibazo byose, ariko mo imbere muri we ararira, arimo kurira, agahinda karamwishe, ariko hanze arimo smiling, arimo guseka, arimo kumwenyura, ariko urebye mo imbere arababaye. Reka tugerageze twite ku nshuti zacu. Iyi si izarushaho kuba paradizo, iyi si izarushaho kuba nziza. Ugiye wita ku nshuti yawe, nanjye nkita ku yanjye, n'uriya akita ku ye, urumva byahuriramo hagati, isi igasanga ibaye paradizo. So rero numvaga ari uko twabigenza. Iyi si iri mu bihe bigoye, reka tureke natwe kujya muri ibyo bihe bigoye by'isi, tuyireke ibe, kuko n'ubundi ntibizavaho, ni nk'ihame, niko bigomba kugenda, nta kintu cyabikuraho. Ariko reka basi at least twebwe twitaneho nyine, habeho ubumwe muri twebwe, habeho ubumwe, kugira ngo byibuza uruhare rwacu dushyireho akacu, twubake ubushuti kurusha urwango, twubake icyatwubaka kurusha icyadusenya, dusenyere umugozi umwe. Cyane cyane ko twese turi umwe, iyo uri umunyarwanda uri umwe, twese turi umwe. Rega nta kintu kigomba kudutandukanya, nta n'ikintu kitagomba gutuma tutitanaho. Ubumuntu nibwo bwa mbere, ubumuntu kurusha ibintu. Ubu ibintu biza nyuma, ariko uwo muntu umwitayeho ashobora no kugeza ku kindi kintu. Ubundi ibintu nta bantu, n'uwita ku muntu uwo nguwo ukwegereye nawe akita ku wundi, uzasanga rwose tunezerewe, tubayeho muri paradizo. So nicyo nashaka kubabwira. Murakoze.